nkora indirimbo bakicara bakavuga ngo yange iyo ndirimbo ngo igomba ngo kuba mbi ari abanyamakuru menye. How can you use my name on your platform uri kunsenya ukumva nta kintu nabikoraho kweli? Only being positive niyo cyatumye mbana nyine n'abantu, just being positive. Ariko gufata izina ry'umuntu ukarisenya bro, ugasenya project itaranasohoka. Do you really know nyine iyo twese dukina sinabyaye cyari kuba? I'm sure nyine ko n'aba YouTubers n'ibikeneye iki ariko respect umuntu wese wakoze akazi nuko yagakoze, kuko nawe aho ngaho kuri gukora ibyo ngibyo utekereza ko bikugaburira undi muntu yaza akabisenya umunota umwe, like destroying someone subwo. Ariko nje ntabwo numva n'ukuntu n'abafana sometimes ndibazaho kabisa, murashaka ko bizagenda bite? It's not about ngo Coach Gael yashizemo ibiki nibi. I've been doing this for a long time, even before Coach Gael kwaza. I've been doing this kind of muziki myiza. Ariko ngiye guhera ninjira muri no muziki buriya nabonye nyine hate bidanje. Njya mbona nyine abantu baza barira bavuze induru baraje bansanga hano induru zaravuze. Je numva nababwiza ukuri mwese ko mungana mukamenya ko umuntu usenya umuntu ugasenya umuntu utazi ngufu afite uko zingana, utazagerageje kugusenya uko byamera. We are not doing that. Sibyo turi kubaka igihugu gitoya gifite abaturage bakeya, gifite economy ntoya, gifite ibintu byose bitoya kugira ngo tukigire icyadanje. Hanyuma hari umuntu somewhere uri hano kugira ngo asenye umuntu. Nimuzajya mubona umuntu uri gusenya umuntu, mujye mwibuka ko uwo ngo ari gusenya bro, mu gitondo wabyara umwana wawe akaba umuhanzi cyangwa akaba umunyamakuru, sizo? Ntago ibyo biboro muzabireke rwose, ni ibintu bikorwa n'abantu. For me, iyo umuntu ari gukora ikintu gakira ntago mubona nk'umuntu wagira ubwenge, bibona nk'ibintu nyine bikozwe n'umuntu utafi. Kandi nk'impamvu tubyihorera, we don't fight back kubera ko you don't deserve my energy. Mfite akazi nkora, mfite ukuntu nkora ibintu byanjye, nibyo nkeneye gufokasinga. Wowe nufokasinga gusenya, fokasinga rwose kugusenya, ariko umenye neza ko umuntu wubatse kugusenya senyuka vuba. Gutamo ngo kandi ngo nanjye ngo nafata nk'ubuzima bwawe ngo nkabumerera nabi. Uri murarirarira niwe bavuga ko abantu babakubita ubunyafu ku munda ngo bakari. Niwe wavuze ko muyoboke afite uruda runini ngo sinzi ngo niwe wavuze ibintu byose ubutangiye kurira weke banayo kinyusi. Bruce Melody ibintu byose bigenda kukubaho nakubwiye. Nakubwiye ati Bruce nibi ukanga. Abatangiye kukugambanira. Iyo umuntu batangiye kumugambanira abantu umwe babiri batatu bose bakumvikana bakagambana, wowe ukaguma mu kintu utanazi ukuntu kimeze. Ndabizi ko ubu ngubu wabimenye, ariko bigenda kuba wari umaze nk'icyumweru utazi ukuntu babigukoze bro. Usigara aho ngaho wasamye uri mu Rwanda urira. Buriya kariya karayivu nakubonye, kariya karayivu ntabwo kwari ukuvuga ngo kariya karayivu wari ubabaye. Ariko reka Bruce babara kubera narakubwiye. I told you ukiri kare nkubwira Bruce dukeneye iki cyangwa sigara live mu blogger, otherwise come back to the table. I'm here waiting. If you don't come back to the table, ukagaruka kuri nyiri kibuga utanga master plan. Ubundi abantu batanga master plan baba bahari, utanga master plan nkakubwira ubundi ngewe icyo nkora nguha idea, either ukagendera kuyange cyangwa ukaturuka kuyange ukora irushiyo nguhaye. Nuko bigenda, nguha idea wanarayiza kuguha idea kandi ye sinyima kubera The Ben niko bigenza. The Ben muha idea yadakoze ibintu byanjye, akora
yumva nivo ibintu ndimo ndatekereza agakora ibintu biri muri nivo z'imitekerereze yanjye. Wowe ushobora kujyana ukavuga ngo dumburira nuko ntera abaniga umujinya bakanga kume ndimo ndaguhamba. Uko niko nkura. Ndaza nkavuga ibintu abantu bakakosha bakakubwira ngo dumba ninde ngo n'iki ukanga kubikora kamanuka. Ariko njyewe mfite ibintu byose byo kuvugiraho, mfite imyaka, ndakuze, ruhara ndarufite. Urwo ruhara by the way ntabwo ruzira n'ubusurusa ruzira mu ubwenge bro. So wowe ushobora kuba ufite imyaka 25 cyangwa 25 urimo urapinga urimo uravuga ngo wese urimo uravuga ninde ngo se ngo ko ataririmba ngo naririmbye indirimbo pressure yizamuka. Nimuzi twaje ko nye naririmbye indirimbo pressure yizamukira hari. So mvuga ibintu wokumva ikintu mvuze ukavuga ati ntabwo nza kugikora, kumbe nicyo kigomba gukorwa. Aho niho barangirira bose ku murongo. Aho niho barangirira kwihangana narivuze kandi niryo rigomba gukorwa. Abantu urababona muri comment ko dumba none se kubivuze ngo biragenda gute n'ubundi bibabwiye turi babiri ntabwo baza kubikora. Ndaza nkabishyira kuri karubanda abantu bakavuga ati nyamara ibyo vuze dumba nibyo, ukajya kubura bakiwe chi Bruce Melody abastaratangira kukugambanya nari narabikubwiye. Minsi y'umujuri bamirwa Kinyusi, I told you. Kinyusi narakubwiye Kinyusi ibintu bishire mu ubwenge. Ubu you starting to cry. Ariko Kinyusi we baramugambaniye. Kinyusi baramugambaniye, yagombaga kujya muri Amerika, niwe yagombaga kujya bamukuramo bashiramo The Ben. Ayo niyo makuru y'ukuri. Iyo mvuze amakuru y'ukuri urabibona ko urabibona ukuntu mita ndi acting. You see that when I react like that you just know kubyo ndimo ndavuga ko niko kuri. Kinyusi niwe yagombaga kugenda muri muri whatever sinzi American Convention niba ni iki. Abakire bacinyuma babishiramo amafaranga bamukuramo bashiramo The Ben, ubongeramo Kevin Kade, Urban Boys. Twari Urban Boys yari yaranze, ubu mwayitugaruye muri murayidufungaho. Muradufungaho ikintu cyitwa Urban Boys my friend. Muradufungaho nizo Hambogizo na Safi. Ba 2025 Bruce barakugambani. Ariko Bruce narakubwiye tojye Bruce ibi bintu wowe wabyizaniye. Ibi bora nibyo wabizanye Bruce, I told you from the start. Bruce naramubwiye, Bruce narakwihamagariye. Ndakubwira Bruce dukeneye ABCD mba nabaze. Bruce The Ben yarariza akora ibingibi. The Ben akazi wanje. The Ben mpura nawe muri Canada. Nahuye nawe muri Canada abruptly gutya abantu barantwara banyicaza na The Ben. Ndamureba The Ben. The Ben ubwo hari ryari hashize nk'imyaka nk'ibiri nta kintu na kimwe navuganye na The Ben. Naramurebye sindamukanya ariko uza umuntu usuzugura ku isi. Njyewe ndi umwakiteri, njyewe nshobora kuvuga, njyewe ndavuga ati ngiye kuakitinga kugira ngo numusuzugure. Nkakitinga nkagusuzugura ukabibona kandi ubundi dumba nyawe ntawe nyasuzugura. The Ben ndamubona yicara hano mpita namubwira The Ben, urashaka ko nkubwiza ukuri? Arambwira ati yego. Ndamubwira urankeneye. Ariko wotayigabera umunyabwenge. Baza nyina yambwiye iki? Kita kirambwira ndabizi urabona kiradidimanga buriya kiriya kiradidimanga. Rero iyo nkurebesheje isura yanyu urabona isura yanyu ukuntu ibiri confident n'iki nta kuntu utadidima. Mutera ubwoba tayiga wanyu, mutera ubwoba yarahuye na Rayoni. Ndabwira turankeneye. Kuva umunsi yemera ko ankeneye byarahindutse, game yarahindutse yose. Kandi iby'ingenzi ntabwo tubivuganira ku mbuga. Iby'ingenzi ni mu gikari. Aho niho mbera mu gikari. Mu cyane master plan mu gikari.
my friend uzabaza umwana atufite imyaka 5 6 8 9 10 12 wabagahe ubwo nubwo umenya umuntu nyawe ariko ibi ngibi wari ufite imyaka 12 ubikigara nta kintu uri nta kintu n'ubwenge ni zero. You turned 15, you living in Kigali. Nta kintu uzi. Muba mukeneye abantu nkatwe. My friend, hakubwira ati 2 3 plus 4 hano witungukiramo hari. Wica mutungukiramo hari. Aho ngaho. Iyo bigeze kuri nivo yo kukubwira tugomba gusohoka igihugu, tuba turi kumwe. Ibyo Bruce Melody azana bya bintu byo mukajyasi. Ibintu by'amatiku byo mu Rwanda umuntu akukubise plan, umuntu agukubise ikintu, umuntu agukubise ikivugo, uri murazana ibintu by'Ikanombe. Ngukubise ibintu bikurenze. Uri murazana ibintu by'Ikanombe mu Kajyazi. Bruce we nta nubwo nshobora guhindura n'ibikoye mbashaka kukugira mu kigane nkumva ntacyuzi, nkashaka kuvuga icyongereza nkumva ntacyuzi, nshaka kuvuga ikirundi nkakoresha amagambo I have to stick in muri mu Kinyarwanda, kandi sometimes Kinyarwanda ntabwo gihagije kugira ngo mvise ngo umuntu because myama linguistic I change languages. Yo, kebana untera umujinya we Bruce, ibi bintu bigiye kukubaho ndimo ndakubona urimo nakora uburive wirizariza. Kagusanga live ngo natwe ngo twagutwika. Urimo urarira. Hama hamwe Kinyuza, hama hamwe ngwino dukine. Uno mukino bamutakire my friend, uno mukino bamutakire bro. Uno mukino bamutakire. Ndakureba umurori rukankana na baro nkaza nkaguturuka inyuma bro, nkayora. Nuko gahura ivuze. Hey, Melody, deka kwiriza ring, you crying like a baby. Mujahamagare kiza kindebe. Manze ngihe ibyacu. Ngabona ngibi bintu ngiyo mpagaze imbere y'abantu, ngo bamagaze imbere y'abantu ngo kandi mbabimenyesha who gives up. We don't care. Icyo dushaka turashaka kuze uhangane. Waravuza tuzaba kubita kanyafu kunda katwereke. Show us. Niba ushaka gukizwa ugende usange Medi yarakijijwe. Ibi bintu ni iby'abapagani my friend, ibi bintu ni iby'abapagani, ndi umuswengi, ndi umusambanyi. Mu rugo nibabizi ibintu ni iby'abapagani. Niba ushaka gukizwa genda kwa Medi. Ibintu ni iby'abasinzi mu rugo ntibabizi. We crying. Kirimo kiririzariza man. Ndimo ndabona comment bavuga ati Melody kurusha amafaranga. Ashobora kuba yandusha right now. Ariko umukino my friend ni umukino ahantu hose ni babyita gute? Ni marato. Ubuzima ni marato. Ubu ngubu ushobora kuba uri muri yandusha ariko urafata decision ishobora kuyagukuraho. Nubwo uko bimeze. Ubu ushobora kubundusha amafaranga ari murafata decision. Nje amafaranga nari mfite 5 years ago niyo ngifite cyangwa nongeyeho gakeya. Ubu nanjye kuvuga ibintu nawe byagufasha. Uri murandeba hano. Unjora kuba ngifite ya mafaranga Bruce Melody yarakubise miliyoni 100 ariko ngiye nkiri kuri miliyoni zanjye 5. Mu myaka 5 akaba yaravuye kuri miliyoni 100 yaragiye kuri miliyoni 2 kandi ngiye narazamutse kuri miliyoni. My friend. Bo abandi bahera bo bigize ntuza. Urban Boys yari yarazimye ariko ubu yagarutse. Ntabwo buhora buhoberana kamwe kabiza ibyuya akandi kabiza ibyuya sikosa nikosa ibyo bintu murabura murimo murakora amakosa bro. Ibyamuyango reka abo badafite batari mu muziki ndimo navuga n'abastar muranza ni ibintu by'amatiku reka mbabarire kazajye muzi uvuze ibyamuyango reka mu block nako
ndimo ndavuga abantu bafite ibintu bafite bamaze nawe ukambwira ibya Muyango n'ikigende cyo ni ibiki Muyango still talking about music here. Arakaraka kuna kuteremo ko hica zinazunguka uko niko dukora. Igishobora kubabaza umuntu ari hano cyonyine nuko umuhungu uri handitse mu nkuko nguko ashobora kuba ari we musa. Icyo kirakubabaza. Aho ndakwemereye babara. Bari ibindi byose amakosa sa yanjye.